iteka. Mbese ni hehe ushaka kuzamara ubuzima bwawe bw'iteka ryose? Ni mu ijuru cyangwa ni muri Gehinomu? Tega amatwi ijambo ry'Imana ugezweho n'umukozi w'Imana Pasiteri Ntakende Sadoki kuva ku wa mbere kugeza ku wa gatandatu kuva saa 11:45 za mu gitondo. Bari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Igitondo cyiza nshuti mukunzi uteze amatwi kandi nkwifurize ikaze muri uyu mwanya mwiza, umwanya tuba turimo kwiga ibintu by'ubwenge Imana iduhishiye mu gitabo cy'imigani. Muri iki gitondo ndagira ngo turebe ku bintu bine bitoya, ariko ibi bintu bikaba ari ibinyabwenge. Ibintu bine bitoya ariko by'ibinyabwenge. Twavuze ku bwenge n'umumaro wabo. Imana yagiye iduha ingero nyinshi zitandukanye z'ibintu bitwereka ibintu by'ubwenge, bitwereka ibintu dukwiriye gukora n'ibyo tudakwiriye gukora. Rero hano mu gitabo cy'imigani umurongo wa 24 kugeza ku wa 28 hatwereka ibintu bine bitoya, ariko kandi ibi bintu biravuga ngo ni ibinyabwenge. Ni ibinyabwenge. Bibiliya irambwira hano mu migani igice cya 30 umurongo waho wa 24 ngo hari ibintu bine biba ku isi bitoya ariko bifite ubwenge bukabije. Ntabwo ari ubwenge gusa, ahubwo ni ubwenge bukabije. Mwene magambo ni ubwenge bw'indengakamere. Ibimonyo ni ubwoko budakomeye ariko byibikira ibyokurya muki. Muki ni igihe cy'impeshyi, ni igihe cy'izuba, ntabwo ari igihe cy'isarura, ahubwo ni igihe cy'izuba ryinshi, aho abantu benshi baba bicaye batarimo gukora imirimo myinshi. Ndavuga by'umwihariko ku bahinzi. Ibimonyo rero byibikira ibyokurya. Impereryi ni ubwoko butagira imbaraga ariko ziyubakira amazu mu bitare. 27 Inzige ntizigira umwami ariko zitera zigabanyijemo imitwe. 28 N'umuserebanya ufatisha amaboko yawo ariko uba no ku nyumba z'abami. Ibi bintu uko ari bine ni ibinyabwenge bukabije. Ni ibinyabwenge bukabije. Ibimonyo, iki ni ikintu cya mbere Imana itubwiye ko kigira ubwenge, kandi ubwenge bukabije. Kubera iki? Ibimonyo bizi ikintu nakwita ekonomi cyangwa se icungamari, icungamutungo. Ibimonyo birarizi. Mwene magambo ibimonyo bizi neza yuko bigomba kurya kandi ko bidashobora kwigera bihagarara kurya. Bityo ibimonyo bifite ubwenge bwo kumenya kuzigama ibihagije bizabitunga mu gihe kizaba atari ikisarura. Byibikira ibyo kurya. Wakwibaza uti none se koko Imana ni iki ishaka kutwigisha ku bimonyo? None se ntabwo uri kubibona? Imana irimo kutwigisha kuzigama. Leta igivunika yigisha abantu kwizigama. Nyamuneka ni mwizigame, nyamuneka ni muteganyirize ejo hazaza, nyamuneka ni muteganyirize abana banyu, nyamuneka ni mutanga mituweli, nyamuneka ni mugire gutya na gutya. Ugasanga leta irimo kuvunika yigisha abantu, kandi koko ni inshingano zayo. Ariko ndagira ngo nkubwire wa mukristo we uteze amatwi, niba koko ukurikiza ijambo ry'Imana, wari ukwiriye kwigira ku kimonyo, ukamenya ko iby'Imana iguhaye muri cya gihe cyawe cyo kusarura iby'imigisha y'Imana ikuzaniye. Wari ukwiriye kumenya yuko ejo hari igihe izuba rizaba riri kuva, ejo hari igihe kizaba atari kisarura, maze ugateganyiriza ejo hazaza. Ndabizi ubwo bamwe muri mwe muravuze
ngo sha wa mupasiteri disi ntabwo agira kwizera, ngo ntabwo yizeye, ngo none se ngo ntiwumva ko avuga yuko ngo dukwiriye guteganyiriza ejo hazaza nk'aho twakabiriye tukabimara ubundi tukizera Imana. Njyewe mfite kwizera, ariko nk'uko Yakobo yavuze, kwizera kutagira imirimo kuba gupfuye. Kwizera kwanjye ni uko niba Imana impaye 100,000 nakwiye kubijyana muri resitora yarurira isahani y'ibiryo 100,000 ngo nyitamire, nindangiza mvuge ngo Mana ngo urakoze umpaye ibyo kurya, none reka nizere kuri bume n'ibindi. Ntabwo uko nguko ari ukwizera. Mpamya ko kwizera kuzima, niba Imana impaye 100,000 nari nkwiye kumenya ngo ese ko ntuwe ry'umuceri, nkaba ntuwe ry'ibishyimbo, nkaba ntuwe ry'ibijumba, nkaba ntuwe ry'akawunga, muri 100,000 ubwo Imana impayemo umuceri ungana iki, Imana impayemo ibishyimbo bingana iki, Imana impayemo kawunga ingana iki, Imana impayemo ibyo kurya ntuwe ndya bingana iki, narangiza nkabona ko Imana impaye ibyo kurya by'amezi 3 cyangwa 4, narangiza ngashima Imana nkavuga nti Mana ushimwe ko umpaye ibyo kurya by'amezi 2 cyangwa 3, cyangwa se Imana yambwira iti yewe ibyo 100,000 ndashaka kuhaho runaka 50,000 cyangwa se 30,000. Ibyo nabyo nkwiriye kubikora kandi nezerewe, ariko kandi nkasigara mvuga ngo Mana ibi ngibi umpaye birimo ibyo kurya byanjye byantunga ukwezi, byantunga amezi 2. Icyo kintu mbona ko ariko kwizera kuzima. Kwizera kuzima kugira imirimo, kwizera kuzima kuratekereza, kwizera ntabwo ari uguhuma ngo ukore iby'ubupfapfa, ahubwo kwizera kuzima ni ugutekereza, ni ukureba neza inzira umuntu ari kunyuramo. Ibimonyo bitwigisha ko dukwiriye kuba abanyabwenge cya gihe igihe ari isarura, cya gihe igihe turimo kubona ibyo kurya byinshi, ni igihe cyo gufata bimwe tukabizigama. Reka mbwire abakristo muri hirya no hino wenda muhinga, hari abantu njya mbona rwose bahinga bakeza ndetse imyaka myinshi cyane, ariko mu kanya nk'ako guhumbya ugasanga barimo kujya kubihingira. Bari kujya kubihingira, umuntu akeza ibishyimbo imifuka 2 yarangiza agahita ayigurisha pyo, cyagiye bikigura make agahita abigurisha, akabaguza igitenge, akabaguza inkweto, akabaguza igare, akabaguza iki, yarangiza mu kanya gatoya mbere y'uko impeshyi narangira ugasanga arimo kubihingira. Kubera iki? Ibyo yasaruye ntabwo yigeze amenya yuko hazabaho igihe kitari icyo gusarura kandi kirekire, hanyuma ngo abare neza, arebe ibizamutunga abizigame. Imana yo mu ijuru itugirire neza. Wari ukwiriye kwigira ku bimonyo. Hari akandi gakoko bita impereryi. Aka ngaka ngo kubaka inzu yako ku rutare. Kubaka inzu yako ku rutare. Uzi icyo bishatse kuvuga? Aka gakoko kazi kwirinda amakuba, kazi kwirinda ibyago, kazi kwirinda ibyago. Ariko ikibabaje ni uko abantu benshi usanga birukanka bashaka ingorane. Nimunyumve nabi, hariho abantu barengana, hariho abantu barengana ndetse bakagira ubwo banafungwa rwose, ndetse bagakatirwa n'inkiko barengana. Ariko kandi hari benshi cyane basa nk'ababyiruka inyuma. Ugasanga umuntu baramufunze kubera ko yakubise mugenzi we akamumena umutwe. Ugasanga umuntu baramufunze kubera yuko uwo mugore ugasanga baramufungiye ko yaje akabana n'umugabo ufite undi mugore basezeranye. Ugasanga uwo baramufunze kandi yarabizi. Ugasanga umuntu baramufunze kubera ko yibye. Ugasanga umuntu baramufunze kubera yuko afite imitekerereze mibi agenda acengeza mu bandi. Ugasanga umuntu baramufunze kubera ko ari kunywa ibiyobyabwenge. Mwene magambo, we icyaba yakoze aba yirukanse ashakisha ibyago ngo bimugereho. Imana yacu itubabarire. Nyamara impereryi yo yubaka inzu yayo mu rutare.
mu yandi magambo imenya neza aho yakubaka ikabaho ituje ifite umutekano wose. Reka nkubwire nshuti yanjye, wari ukwiriye kumenya neza yuko Imana hari ahantu iguteganyiriza, hari inzira yaguciriye ushobora kunyuramo ukagenda wemye utekanye nta kintu wikanga, ukirinda ibyago byinshi. Nubwo tukiri kuri iyi si hashobora kubaho akarengane, ariko ibyo ni igihe, ntabwo ari kenshi bikunze kuba. Bibiliya irambwira hano muri Zaburi ya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Zaburi ya mbere umurongo wa mbere n'uwa kabiri. Bibiliya irambwira ngo hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, niyicarane n'abakobanyi, ahubwo amategeko y'Uwiteka niyo yishimira, kandi amategeko ye niyo yibwira ku manywa na nijoro. Uwazahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Bibiliya ikiri kutubwira hano nuko umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, nuko umuntu udahagarara mu nzira y'abanyabyaha, uyu muntu ntiyicarane n'abakobanyi, ngo uyu muntu arahirwa. Kandi noneho ntabwo ari uguhirwa gusa, ahubwo niba yibwira cyangwa se ahora atekereza ku mategeko y'Uwiteka, ahora yibwira ijambo ry'Imana, ahora anezezwa naryo, ngo uyu muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi. Mu yandi magambo azagira amahoro, azagira umutekano, azatuza rwose, abeho anezerewe. Ngo iki giti cyera imbuto zacyo igihe cyacyo, ibibabi byacyo ntibyuma. Icyo azakora cyose kizamubera cyiza. Hari ibintu nzi neza, ntabwo nzigera njya muri gereza kubera yuko nakubise umuntu runaka. Sinzigera njya muri gereza kubera yuko nibye. Sinzigera njya muri gereza kubera urugomo. Ntabwo nzigera njya muri gereza kubera ibiyobyabwenge. Oya, ntabwo ibyo bintu ari ibintu mwiriye guhangayikishwa nabyo, kuko namaze guhitamo inzira idafite aho ihuriye n'ibyo ngibyo. Ariko kandi ntibivuze ko ntajya muri gereza. Igihe cyose umuntu akiri ku isi, kurengana birashoboka, ariko icyo ndi kuvuga hano nuko hari uburyo ushobora kwirinda ibibi, ukabaho mu mutekano wuzuye. Iyo rero ugiye muri gereza warakoze ibyaha, ugenda umutima ugucira urubanza, ariko iyo ugiye utarakoze icyaha, ugenda nta mutima ugucira urubanza. Icya gatatu, inzige hano zitwigisha kugira gahunda. Inzige ngo ntabwo zigira umwami, ariko iyo zigiye gutera zigabye ibitero, zigenda mu mitwe, zigenda zigabanyijemo imitwe. Mu yandi magambo, z'ubwazo ziha gahunda. Ntihagire izivunda, ntihagire izigenda zishwanira izindi, ahubwo ziha gahunda. Iki kintu cyangwa se inzige ziratwigisha kugira gahunda. Birababaje kubona abakristo batagira gahunda. Hari n'amatorero atagira gahunda. Wajya kumva barakubwiye ngo rero uyu munsi ni umwuka wayoboye. Yayoboye ate? Byari akavuyo gusa, nta kintu wamenya kigeze kiba nyacyo. Byari akavuyo kibereyeho, barangiza bakabeshya ngo ni umwuka wayoboye. Kandi umwuka w'Imana agira gahunda. Wari ukwiriye kugira gahunda, ukamenya aho uvuye, ukamenya aho ugiye. Kandi by'umwihariko abizera tukamenya neza yuko dukwiriye gushyira ibintu mu buryo. Iby'agaciro tukabiha agaciro, ibitari iby'agaciro cyane ntitubihe agaciro katari akabyo. Mu yandi tukagira gahunda. Icya kane ni umuserebanya. Umuserebanya utwigisha kubana n'abantu bose amahoro. Umuserebanya ngo ni umuserebanya rwose wigendeshereza amaboko yawo, ugenda ukururuka. Ariko mu bakene ugenda ukururuka, mu bakire ugenda ukururuka, mu basivili ugenda ukururuka, mu bami ugenda ukururuka. Umuserebanya uzi kubana n'abantu bose amahoro.
inshuti yanjye uteze amatwi, wari ukwiriye kwiga kubana n'abantu bose amahoro. Niba ibimonyo bizi guteganya bikibikira ibyokurya bizabitunga, niba impereryi izi kureba neza ikamenya ahantu yakubaka yatura ikabira amahoro, inzige zikaba zigira gahunda zikamenya kwiyoruganiza zigatera zigabanyijemo imitwe, umuserebanyi ukaba uzi kuba ahantu hose ntugire ingorane. Ese twebwe nk'abana b'Imana ntabwo twari dukwiriye kugira ubwenge butuma tumenya guteganya, tumenya kutishora mu ngorane, tumenya kugira gahunda, tumenya kubana n'abantu bose amahoro? Mana, tugirire neza kandi uduhe ubwenge bwo kubana n'abantu bose amahoro, bwo kuba mu buzima tubamo tugenda turi muri gahunda, kandi tukabaho twirinda ibibi, ndetse tukabaho turi abantu badasesagura, ahubwo babizerwa ku byo uduhaye, tubikoresha neza kandi duteganya n'ejo hazaza. I Karuvari ni wowe Yesu yashenjaguriwe. Nshuti mukundwa, mbese aho izina ryawe ryanditswe mu gitabo cy'ubugingo? Ese impanda ivuze Yesu agarutse nona, cyangwa uramutse uvuye mu mubiri, wizeye neza 100% ko wajya mu ijuru? Ndakwinginga ngo uyu munsi utekereze ku iherezo ryawe, maze ufate umwanzuro uruta iyindi. Imana iragukunda kandi Yesu aragutegereje. Ngwino, tebuka aguha agakiza, akuruhura umutwaro w'ubwoba, aguha amahoro, umunezero n'ibyiringiro byuzuye byo mu mutima. Ukeneye ubundi bufasha, waduhamagara kuri izi nimero: 0783 00 16 46. Imana iguha umugisha. Kuba ari wowe munyabyaha gusa uhari, ntibyari kubuza Yesu kuza hano kugupfira, ntiwaburira imbabazi kubire.